gukora bifatanyije naho umwana aturuka. Ubu ntabwo ishuri ryakabaye rigira gahunda zayo zihariye sibyo kwigisha bitandukanye nuko umwana abaho mu muryango. Iyo umwana abifashwamo n'ababyeyi bakoranye n'ishuri, bakoranye n'inzego za leta. Icyo twirinda hano ni ukuvuga ngo dukore mu ndimi z'amahanga twavuze mu buryo buri fragmented. Mu Kinyarwanda umwe akora uko akumva ko afite uruhare rwe ntawe uruye n'urwo undi afite. Hari ubwuzuzanye hagati y'umuryango n'amashuri n'izindi nzego zose kugira ngo umuntu uzarerwa aho ngaho hose azaveyo ari umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima, ufite na gahunda yo kwiteza imbere agateza imbere n'igihugu. Aho bifira rero ari umuryango, hari ibyo umuryango ugomba gukemura, ugakurikirana uko umwana abayeho, ukamuha ibimutunga uko bishoboye. Ari ishuri nanone rikungana umuryango ukungana ishuri. Bivuga ngo hahandi hose nimo mvuga hari ibyo tugomba kugenda dukosora. Aho bipfira rero ngira ngo ni naho bikirira. Nge numva umuryango wakisuzumye inshingano zawo ukazikora neza, ishuri naryo rikazikora inshingano zaryo neza, n'izindi nzego umuntu aba nazo zigakora inshingano zazo. Ni inshingano cyangwa no guhindura karikira muri mu mashuri gutangirana na primaire kuzamuka. Nibyo navugaga nyine, hari integanyigisho ni ikintu kimwe mu bindi byinshi cyane. Nk'ubu ngubu uzanye integanyigisho nziza cyane dufite no mu Rwanda, competence based curriculum, irimo ubumenyi, irimo ubumenyingiro, irimo n'indangagaciro. Ubashe gutunganya ibyo ngibyo ukibagirwa ahandi umunyeshuri ava, ni kwa kundi umunyeshuri yaza mu ishuri agasanga ibintu byiza cyane, niba abona umwarimu mwiza ariko ahandi aturuka nta cyahindutse, nanone kikaba ikibazo. So ndumva rero hari integanyigisho, ariko hari n'uburere. Ubundi haba uburere n'uburezi, hari teaching and learning. Education uriya ni ikintu kiri broad cyane. Hari ibyo tubonera mu ishuri, ariko hari n'uburere mu muryango rusange. Umuntu ni mugari niko tujya tubivuga, hari ibintu agomba birenze ibyo abonera mu ishuri. Kumva atekanye muri we, kumva abana bamushima, hari ibyo akora bakamushima bakanamukosora, birumvikana. Ibyo nibyo tuvuga rero, hari ibintu byinshi bigomba guhinduka, ari uburezi, ari curriculum, ari izindi support systems ziri muri community nazo ni ngombwa. Muri speech yawe wavuze ukoresha icyongereza, you find environmental bachelor holders who have never planted a tree. What do you want to mean? Biriya nabivuga ko ari nabivuze koko, gusa urugero natanze urugero rw'umwana wize geography akagira icyiciro cya mbere cya kaminuza ndetse akajyana distinction, ariko mu buzima bwe atarigeze atera n'igiti na kimwe aho aba no ku ishuri. Icyo ni ikibazo rero. Ntabwo ubwo that kind of education ntabwo yatugeza ku iterambere rirambye. Urumva urimo urashaka amanota ariko ntacyo uhinduka muri wowe, kandi ubundi ubusanzwe kwigisha byagatumye umuntu ahinduka muri we. Ntabwo you can't transform the society, ntabwo wazana impinduka muri society muri wowe nta mpinduka zabaye. Ndumva byumvikana. N'urugero rumwe natanze ngaragaza ko uburezi bwacu natwe tugomba kwisubiraho. Hari ibyo twanonosora neza, ntabwo ubundi byakabayeho kuko k'umwana wize geography cyangwa amasomo ajyanye n'ibidukikije yabaho mu buzima nta giti na kimwe yari yatera. N'urugero nabahaye byaba n'ibyatsi. Hari n'uwiga akabona amanota meza mu mibanire myiza y'abantu, ariko yenda we atabanye neza n'abantu akabona mu manota, tukayamuha nk'abarimu distinction, ariko ugasanga mu mibanire n'abantu nta cyahindutse. Icyo tugamije ni uko ibyo twiga byakabaye binaduhindura, tukabijyanisha n'ibyo inyigisho igamije. Ngira ngo ngana ku musozo, iyi research izatangira ryari, izasozwa ryari, ese ibizava muri research iyi bizajyanwa hehe kugira ngo iyi projet ni imyaka 3 n'igice. Ubu ngubu twahuye n'abantu batandukanye, mwabonye inzego zitandukanye, atari abarimu gusa, ndabisubiraho cyane, atari abarimu gusa, imiryango, société civile n'izindi nzego. Twarubabwira projet uko iteye,
tubabwira ni n'amahirwe y'ubushakashatsi arimo, ariko nanone twabibukije neza ko atari bwa bushakashatsi twandika tugaheza ibitabo. Twabwiye ko ari bwa bushakashatsi buhindura imibereho y'Abanyarwanda cyane ibyo twabitinzeho cyane. Ni ukuvuga ngo kuvuga ngo buzahera ahantu, buzasubira mu baturage nyine, buzasubira mu bantu bwakoreweho. N'urugero nabahaye, niba hari umushinga urubyiruko rufite ahantu runaka, noneho uwo mushinga, iyi proje izaza n'urugero ngiye guha, kureba uko banoza iyo mishinga bafite ariko barimo bakora. Uvuga ngo niba nakora document nk'uko dusanzwe tubikora, no impact cyangwa ingaruka nziza z'iyi proje zizagaragarira kubona uburyo yahinduye abayigizemo uruhare n'abo yakorewe. Kubera yuko n'abatanze aya mafaranga muri proposal, iyo yari ingingo ikomeye cyane. How is research impacting people's lives, cyangwa ubushakashatsi buzafasha bute abantu guhindura imibereho yabo. Tugarutse kuri iyi nama, inyito yayo mu rurimi rw'icyongereza itangira ivuga ngo Rwanda engagement. Umuntu yakwibaza ati ubwo umuntu ntagenekereje mu kinyarwanda avuga ngo ni iby'u Rwanda rwiyemeje mu rwego kugira ngo haboneke uburezi buvuguruye buzashobora kugeza abatuye isi cyangwa se Abanyarwanda muri rusange ku ngamba z'ikinyagihumbi turimo. Izo ngamba iby'u Rwanda rwiyemeje ni ukuvuga ubu birahari, cyangwa no kugira ngo mwungurane ibitekerezo iby'u Rwanda rugomba gukora kugira ngo biboneke? Ya mudusobanurire izo ngamba ibyo u Rwanda rwiyemeje ubu muri iyi nama zirahari, mwa kujya muzunguranaho ibitekerezo, cyangwa se no kugira ngo ziboneke abantu bati nibi. Oya, u Rwanda nk'uko mubikurikirana, u Rwanda ruteye imbere mu gushyira mu bikorwa ziriya ngamba z'ikinyagihumbi z'iterambere rihoraho. Mwabonye twatumiye n'abantu bashinzwe iriya Sustainable Development Goal Center for Africa, kora hariya kwa mu nyubako dukunze kuvuga ya Makuza. Izo ngamba u Rwanda rwaraziyemeje, ntabwo ruzitangiye ubu ngubu, ariko ni inzira ndende. Ubushakashatsi rero buraza bwunganira izo ngamba u Rwanda rwiyemeje kugira ngo zibashe kuba zajya mu bikorwa. Ari ingamba uburinganire n'urugero, ni ingamba imwe muri za zindi 17 guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Murazi ko u Rwanda rufite politiki nziza, mujya musoma policies, ikindi hari n'ibikorwa bigaragara, ariko ntabwo twagera ahandi dushaka kujya, handi twiyemeje kujya. Nuvuga ngo iyi projet iraza yunganira ingamba zatangiye gushyirwa mu bikorwa.